Shari ihangane Imana none urakomeza kurira bigende gute Oya ashobora no kuza mani basi wirira araza ryari suba amasaha nyine basi ihangane sibyo ari shari yamugumaye yakundi kubyumva nyine ari ihangane sibyo basamamagaye kumva reba igihe twamuhamagariye ubusungu wigeze wumviriho ngiye no gukuramo imyenda ashobora kuza sibyo ariko murambwira araza kumeza ndashaka turisangaye nyine basi reka nongere bwa nyuma basi mwana urashaka kurira cyane basi Mana yanjye none ari ihangane sibyo ihangane aribuze ari ntabwo shari wanjye ibi bintu yabikora reka kurira ayise reka kurira kumva nanataye umutwe ngiye gute namutegereza amasaha 5 icuma kabasha ari ihangane sibyo ihangane ari ihangane nta kintu oya ari nta bintu birenze ihangane ari gashobora no kuza haracyari karari sibyo wasanga agira ikibazo mu nzira ihangane ari ntabwo ndi kubyumva komesi muhamagara nimero amagara amagara mama cyane iwanjye ntabwo yabikora ihangane ngiye no kwita makeup ubusa turabigenza gute kuko amagara ntabwo wakwihangana wewe ari zamura mama ari nsuba risabaye sarahumeka mwana shimara humeka ari se we mwana buso none se turabigira udutemani Yesu wakongeye guhamagara mbaba none se umugabo we ni uri buze kumwitaba hamagara mbara mama gaitwe mwana yanjye uriya mugabo we buri udarise nari nanamubujije bye biranancanze gukoresha telefone man arise none se basi shabyuka reka kurira tumujyane basi mu cyumba arise watobana ugakanguka ucareka tumuterure basi sitrangiye subasa umutwe ntabwo sheri basi nawe wirira maze none se ngo urarira narisa ameze gutya bigende gute nyine basi hanganye suduka iki basi domugere erega nibi bikanzu biranamuje na mani wamba urukambwa ikintu dukora koko none se urabona kurira ari byo biri butanga igisubizo reba ari ukuntu ameze nawe uri kurira afite ubwoba ndi kumva byambaye nyine basi pole ndi kubona ari no kuvunika sinzi ngareba ukuntu na akubasi reba nawe ukuntu uri kurira warekeye wowe none se ndita kuri Alice nawe nkwite uri kumera gutyo wabaye mukuru muri iki kibazo dushaka uburyo turi none se Alice reba ukuntu atumereyeho turi hano none nawe uri kurira wakihanganye basi hamagara mu rugo basi hamagara mu rugo basi turebe ko bazi nibi bisatsi nabyo yari yakoresheje cyadamagara kwa muganga uyahamagara mu rugo Kindi kubona nibi bintu biri kumuje allo nyine tuzi mbavugishe allo mami bite Igo Alice yayisagwa ya fentinze Igo natwe ntago tubizi umva ibintu ariko muri kutubaza ubwo se ubwo urumva ari twe tubizi turi babiri twenyine Yesu Kristo njye ntago ndi kumva niba muri abaza nimuze cyangwa mubyihorere Alice turi kumwe yaguye hasi nta kintu tuzi cyo gukora oya mugabanye namwe muze mubanguke
ngo umugabo we yanze kuza umva ibintu uri kumbaza nawe. Mbwiye ko yanze kwitaba telefone. Mubanguke niho tukiri nyine turi twenyine. Igomba na nubu ntago aritaba uriya nta na kimwe twamuhamagaye yanze kwitaba. None se yo ku munsi mwabangutse kuko ntago ari seriye nawe rwose bundi ari se wajya kureba abantu nka bariya mu bikiha. Nyine mubanguke muze mumfashe basi turi twenyine. Sawa mubanguke. Shari mana yanjye ngiye ibintu kuki warabigiyemo wowe. Soni gute batari kumfata. Izimbwa ndamutse nsanze yabacitse bambona. Fata telefone. Bite ko mbona ufite agahinda kenshi cyane. Shabi. Usko sister ya faking. Ya nabimenye. None se muri guhamagara mwamubuze neza neza? Turi kumuhamagara yanze kudufata. Oya ihangane. Ubusa kumeze gutya ubu sister wameze gute? None se ntago bitaba nta muntu numwe muri gufatisha? Telefone ze sinagusiba. Ibi ni ibiki koko? Umva ngaho basi tujye muri salo nyereke hana. Ari urakangutse. Wow man shimisha uburyamye ugaturuhuka. Shuza ukuntu wari watumye mpangayika. Na mama bagiye kuza kukureba. None se urumva oya byihorere urumva umeze gute? Banari bimana usi ndabwira nde. Ndadori ihangane nyine ubwire se. Ko jewe vuye mu rugo nirukanka ndabasiye. Iski najyaga mbona muri film. Umva mbwira ari mu kiye cyumba. Ihangane none se urarira ngo bigende bite? Mbabarira mbwira ari mu kiye cyumba. Dori ibintu nyereke. Usinda bakuburubutse ho gatoya. Alice. Ya Paul ihangane. Kina makuru nayamenye. None se umva byagenze gute se? Nyine twari turi mu nzu arangije. Ariko nge ari ikintu nge ntari kwiyumvisha. Cedric konzi ko ari umwana w'imfura ari umwana mwiza. Iwabo ari umuryango muzima. Ibintu nk'ibi yabidukora koko? Dore yaciyemo nk'isaha aryamye. Nge ntabwo ndikumva ukuntu Cedric yaba yansize. Singana bya bindi wambwiye ngo wagira ni filime koko. Ibi bintu nge narizi ko bitakibaho. Ku munsi w'ubukwe Shari waretse kongera kurira. Ndabizi neza ko nkunda uko sinzanu. None se ari hehe? Ko nyine uzo tuvuge ko yagize impanuka tuvuge ko byagenze. Twanahereye tumuhamagara ntago yigeze yitaba. Kandi ibyo n'abantu biwabo se mwababajije? Twacishijemo n'indi nimero Alice yari yaduhaye. Nta nimwe yigeze icamo. Sister ihangane uko byagenda kose tugomba kumenya amaherezo uko byagenze sibyo? No mu rugo nabuze icyo mbabwira bari kumbaza ndamenya mbasubiza ngo
se mama ntiyarembye ari nyine tuza wikongera gupanika ari tuza we wipanika sibyo wipanika utuze ushyire mu mutuzo ashobora kuba wenda yahuye n'ikibazo ntawamenye nabahamagaye ntabwo yigeze yongera kwitaba ntago mbyumva ntago Cedric ntago yakora ibintu nk'ibi kamene ashobora kuba yahuye n'ikibazo tukaba turi kuvuga ibintu nanjye ndabizi neza ko atabikora ndamuzi nyine ari we tuza byorere brother abikurikirana sibyo turisanga nyine tuza none se za namba za ko wiwe uracyazifite nababwiye ngo babahamagare bose nese zose ntabwo ziri zose nta n'imwe ahubwo ntabwo ugiye ufite telefone none se dore ntabwo wibuka wa mucuti wa Cedric sinamukweretse nta nimero zufite oya Cedric sinzi keretse ni kwa kundi bavuga ngo umuntu ni mugari ubuse yabikora koko ari sege sinzi icyo navuga sinzi icyo nakora byibuze mbaye mbonye namba za uncle wiwe uramu uncle niwe nabonye tuganira cyane mwazimuhaye nkomba bari ugatuza turazimwa ngatuza turaza kuzimwa fasha gira icyo wakora ari se ndakora iki ndakwizeye uri musaza wanjye fasha gira icyo Cedric kuko nari naramufashe nka boyfriend ari umuntu twasangiraga ari umuntu w'inshuti yanjye nta wundi muntu ufite nimero wabo basi nyine ari ceceka sibyo ubuse ngiye nanze no guhamagara polisi ntabanje kumenya uko bimeze wenda iyo yadufasha ngiye niko nkeka uko Cedric yabikorara ku buryo se tanatumenyesha kugeza aya masaha yose ataraza azi ko afite ubukwe gisinzwe nta muntu n'umwana Halo muri bazima mufite iki kibazo tuvuge ku bigiye cyose nari mbahamagara mutize mumva telefone uryamye usuryama amasanga y'umuntu uri mu kazi ubizi ko washimusa umuntu ubwo se abacitse mwambwira iki koko kandi urabizi ibibazo byaba biteje aramutse abacitse akagenda ibyo uri kuvuga nabyuze ngo iki wowe urakeka ujyanye muri polisi hari ikintu byagufasha ahubwo uko byanjye n'amafaranga yanyu muyabuze ayo mbasigemo yose nta n'igiceri mwabonamo Arise ngiye ntago mfite ikintu nakora ubu ngubu uragifite mbabari nibibana ngombwa turajya mu bugenzacyaha ko ntago twakwicara gutyo bikore ikintu utari kumva ntago ukizi Arise twitonde wenda ari bubone cyo ashobora kuba yahuye n'ikibazo je ntago nshaka ko bijya hanze bari ugatuza urumva igisebo twaba tugize mu muryango ntabwo nyine nanjye nshaka guseba niyo mpamvu ndi kukubwira ugira icyo ukora nta nubwo nifuza ko biva muri iyi nzu none wihangane tuza ndaje nkora uko ushoboye mbaza abantu bose nzi sibyo babifashemo kuko Cedric no ubuse bibaho se umva mugabanye imikino mugabanye imikino mushe telefone zanyu hafi ku buryo ninkomeza kuhamagara ndi wowe ninongera guhamagara nkakubura sawa mbabarira ndakwinginze utaneze ibibazo ibintu byose napanze bigahita bipfa ntabwo ubona ubukwe bugomba kuba ndi kwibaza n'umuryango urumva nk'umama yakabaye ari hano ubuse isundi kuki batari baza mama meza ate basi biringi ntuzi urumva yaba ameze ate cyasaza nyine mana ndamusebe Cedric cyakoze biraramuka bibaye yabikoze nkana uzareba ikintu ngiye nzamukorera ko Cedric ntago numva ukuntu yakora ibintu nk'ibi naba naramukoze iki niki yaba moya kakanya ko twagiye mu murenge ejo bundi biri Cedric yaba moya iki koko ntabwo bishoboka ntabwo yabura ari watuje tuza basi kandi ikindi ibyo ndi kubabwira ngo mugabanye imikino aramutse abacitse gato cyane ibyo ngibyo byose muri kwigira yaba amafaranga yanyu mbasigayemo byose muhita mubibura ibyo kumbwira ngo oya tubyorere wowe batayari anytime umuhamagara ufata telefone turi kumvikana sawa
ufashe mana ufashe ibintu bikunde mana fasha n'abacike mana ufashe atabari gukomanza imyiteguro igeze ibaze ko pare marene bose bari ready bimeze bite ese ari berimo amagaye bazimo amagare Cedric amahoro gute se ako buri murazi ushinyagura iyo bintu mukuru wawe yakoze none se mama we nagaze ibintu byabaye ibihe bintu se reba hana amasageze asidori nje mbwira Cedric ari ako ntabwo uzi ko Cedric yabuze twamubuze kuva mu gitondo kugeza na n'ubu nagaraboneka Cedric yabuze niyo mpamvu namamagaraga nafate telefone dore ino wambwiye mande Because ibaze ko pare na marene bose bari ready ndabakoze isoni ubukwe n'ubwanjye kuva mu gitondo twamuhamagaye telefone ye ntabwo iriho nimero zose ziri kompoza abantu bose nta muntu n'umwe ufite amakuru ye twabuze ikintu dukora Alice nawe araho byamucanze Alice se ari he ugiye guhamagara ndetse Cedric ntabwo uri ntabwo bishoboka bino ntabwo byumvikana ese tigeze mu magara ngo nabimbwire dore nta n'uburyo n'ibyo nenda no kubitekereza kadafata phone se nase yabuze kuva sangabyo kuva mu gitondo twamuhamagaye mbese nyine ntabwo twiye tumenya amakuru ye twategereje turaheba impamvu ni iyihe se nta kintu cy'iminsi nanjye byacanze hejuru Alice we noneho yahwereye yarize mbese ntabwo nabona ukuntu mbikubwira ubu ngubu ntabwo mbyumva bino bintu pe dore ni ukuri ngewe nsobanurira pe umva ukuntu byagenze twe twabyutse turitegura nyine dutegura umugeni byose birarangira na make up byose birarangira urabizi twanazindutse cyane kare cyane turitegura turi ahangaha nyine dutangira guhamagara tubona nta muntu n'umwe uri kuza kutureba tubona nta muntu n'umwe uri kutuvugisha nibwo twase duhamagara turamagara twumva nta muntu uri kutwita duhamagara Cedric nimero composer twayihamagaye kuva mu gitondo kugeza na n'ubu nimero cyari composer duhamagara wa munkiriye we ntago yafashe telefone mbese ntago ndi kubyumva sindi kumva ubugome nk'ubu ashobora kumukorera Alice oya nta bugome burimo mwandirika ngubwize kuri ntago wakumva ukuntu Cedric akunda Alice uri kumva amukunda so ari he mva reka ngusobanurire uri kumva ibi bibanza byose yamwanditseho uri kumva uzi imitungo ye yose yagiye amwandikaho uri kumva Cedric afite imitungo myinshi ibyo ngibyo nta kintu bivuze kuvuga oya ntabwo nabyumva cyangwa ibyo byose byari ibihugu kikoza mukuru wawe mbega umuhungu mana yanjye ariko ubu mfite amatsiko yo kureba ukuntu umusaza wari se nabona uriya muhungu iwanyu ikintu ari umukorere kuko yarakaye oya njye bino bintu ntabwo ndi kubyumva pe uri kumva kuko njyewe nk'ubusanzwe njyewe ukuntu uzi Cedric uri kumva ni umuntu ukunda Alice cyane uri kumva nta muntu utabizi famille yose irabizi abashiki barabizi rekere ibyo ngibyo byo kuvuga aramukunda so bari he twamutegereje kuva ryari yakuye telefone kuki se najya am so surprised uri kumva uzicura namuhamagaye ku munsi wowe nakembere oya asubugute yari ufite amakuru arambuye wambwiye kweri ayaye mukuruzi ese byaba byabaye gutyo gusa none se ngiye uri kumva ndi totally green nta kintu kimwe ngiye nzi pe nanjye no kugenda big bro ari hehe mana yanjye ahubwo ari hehe we mbwira cyangwa yamblot reka dukoreshe nimero tumuhamagaye please reka tubikore n'ukuri kw'Imana ko zigiye ndumva ndi upset kabisa dore mana we ibintu se budabisobanura gute koko igikuba cyacitse oya iki ni igisebo reba hana amasageze nawe ntabwo ari kwifata se nta nubwo iri gucamo nta nubwo iri kwirigusa n'ibintu yahita iri kwitivaho mbese tuvuge ko twese yatublotse aho kawo ase yatubloka twese mana ngiye Cedric ejo twari turi kumwe uri kumva ngiye namuhamagaye mu gitondo telefone nibwo itari iriho kugeza aka kanya nanjye ntabwo ndi kwibaza ahantu yaba yagiye kuko ntabwo yakica ubukwe for the purpose ntabwo ndi kubyumva ariko kuko kiri mu different no kwezi kuko ngenda muzi uri kumva he's my big bro twarakuranye uri kumva imico yenda yizi uri kumva suko Kalisa mana nanjye biserambabaje ari sarababaje basi njye kwekanira isa tugenze kumureba
iki gikanzu nabonaga ari nacyo Breezy Ndi kubaza Cedric ari he man? nkaho uje hano kugira ute nyuma yo kutwikira ubukwe uje gushinyagura ngo twereke yuko uje kubaka ibyabaye byagiye Ushatse kuvuga ko utazi mukuru wawe ahana? Yabire nawe mbwira man. Je ntabwo uzanga Cedric ari man. Ibi ni ibiki none? Mubikizeho njyewe man. tutabigushyiraho siyo na mukuru wawe Namuhamagaye nanamuhamagara uje kureba ko ibyo mwakoze byaciye Ibi yeso ngango mufata ujye kumurongora mukuru siyo wari kumurongora Ntabwo uzi ahantu Cedric ari? abahungu kuki mwabaye abana bawe Breezy ni we mbaza. Ntabwo ubizi. Ntabwo mbizi man. Namuhamagaye inshuro nyinshi cyane rwose ntabwo man ari gufata phone man. Nuzi wari uje hano gukora? Njye narinje mani mama yaramamagaye yarazi ko ari ahangaha abantu bose biteguye mani pare marene babariro mbwire ko Ari turabisobanura gute ko? babarira iki ni igisebo mani ntabwo ndi kubyumva pe ntabwo mwari kuzana mwari kuzana muje kureba Kuzana nande se? nanuguzi nta nkunda kujya basi nanuguzi n'ikintu kimwe nta makuru Nawe se wamuhamagaye? namuhamagaye man uri kumva nawe yamuhamagaye man Nawe phone ntabwo iri gucamo? n'abashuti be bose nabahamagaye man ntabwo uri gucamo man uri kumva ntabwo tuzahana n'inzira basi yavuye mu rugo yari yavuye mu rugo kuva mu gitondo man kandi ibaze ko ejo nka saa 10 twari turi kumwe Kintu ntabwo ari turabisobanura gute ko? Mukuru wawe ibi ari kudukorera ni ibiki ko? ibintu nisari kubakorera Ubu tujye kwangara hanze kuko nawe niyo gahunda tutarabanye nabi uri kumva nanjye man byanunguye man nari ndi surprised man uri kumva Breezy please nzanira Cedric nzanira mukuru wawe ni wowe uza nanjye ntabwo nzahanari umubaza ari kukubwira ko atahazi ntago bisobanutse aho bigeze rero no kwitabaza ubuyobozi ko ntago twabiceceka Eida yahuye n'ikibazo gusa uruvu twete tubishyamo ubuyobozi aka kanya none se turabigenza gute man reba hano amasaha ageze man niyo option nta indi option imiryango iri kwitegura bagiye kuza sinzi abo twatumiye bose ubuze biragenda gute mushiki wanjye uzagahinda rimwe tujye mu muhanda tujye mu itangazamakuru narabaye mushiki wanjye yo bagiye bakora ibintu Cedric ko najyaga mwizera ari umuntu mwiza iwanyu nabonye muri famille nzima Breezy ubuse turamenya tubigenze gute mbabara we nk'umuntu mukuru wowe ikintu ugiye gukora komeza ushakishe inshuti zawe cyangwa inshuti waba uzi zagira communication na Cedric sibyo naho ubundi turasebye yaba iwanyu muri busebe yaba nako simbi reba hano amasaha ageze no kuri biri none se ngamunkure muri urukanzu basi menye ko byarangiye bise wewe muretse umva reka mbabwire ese kuri bite kuri kumamagara kana kubwiye ngo ndi bukuyamagarire uri komeza umamagara bikanye uko ndi kumwe n'abantu ukembwira ibyo mbwira vuba vuba ngo yabacitse ako muri ugira imikino ntazi ubwo se yagucize gute mana yanjye ibyanjye birarangiye ngo mukore ibishoboka byose mumubone nta kundi nta kindi kintu mwambwira nari nakubwiye nakwiyandika ndakubwira gabanya ibyo bitotsi byawe koko ngo uri kujya mu bigenze gutaka kanya nimutamushaka ngo mumubone ibirubeho byose mubyirengere nta kintu kimwe ndi bubafashe kwana gwa kazi ibimenyetso bifatika bihe nubijyana muri polisi ndakuyakana mbabarira mukore ibishoboka byose mugomba kumubona Alo? Aramutse cyandi kuruta. Mama, ndabigenza gute? Byandi birangiye.
ariko njye ntabwo ndi kwishyiramo ko yakora ibintu nk'ibi ngibi ari umuntu nizeraga ashobora kuba yahuye n'ikibazo wenda byose byashoboka kuko ntabwo bino bintu yabikora mani kuko nanjye nsanzwe muzi Cedric Chérie, ngoya mwitabiye. Celine. Wamwitabye se? Allô? Allô? Cedric. Cedric. Uri hehe? Uri hese? hehe mubwira ahantu ari twamusange basi Sheri tebuka uri he? Singwino. Tebuka. Ndi kumwe na murumuna wawe na musaza ndine turahari turakwiteguye. Murekaze bimubwira ibintu byinshi. Baby urabizi ko ntashobora gutuma umutima wahangayika. Nagura amarira ndaje. Basi tebuka sheri turagutegereje twese. Bibaza ikintu y'umuryango. Telefone yanjye kiza iri nubwo nkoresheje telefone y'umuntu mbonye mu muhanda mbabarira ndagusabye mu minota nka 15 ndaba mugezeho. Ntugire umuntu ubwira kuko abantu bantazaga n'abantu babitaza kugusobanurira byose byabaye. Higo sheri. Ndabasheri ndagukunda kandi bihanagura amarira sinshaka yuko amafoto yacu azaza mu bukwe usa nk'umuntu warize please. Yego. Ndaje sweetheart love you. I love you too. You see? Dore ni ibintu ababwiraga. Kera ntabitekereje ko ntabwo yakora biriya bintu. Dorine sheri maze kuvugana na sheri wanjye arambwiye ngo ari mu nzira ari kuza ashaka. Sinababwira ko atapfa gukora biriya bintu. Ntabwo yabikora sheri wanjye. Usabita amatsiko y'ikintu yari yabaye. Araje. Yahuye n'ibibazo navuga turambaye Imana ishimwe. Dorine ko mbona uti ngwino twishimye. Sorry ntongeye kubabara si agiye kuza adusobanurire. Ngwino dufashe twishimye sheri. Igisebo umuntu aragiye kugira. Ibibazo bino bintu ese twabisobanura gute? Cedric ndamwizera ntabwo yakora ibintu nk'ibi. Ugiye he? None se kugiye dore. Mana ndetse biranshimije ibaze kugura umwenda ntukoresha icyo wari wawuguriye njye nicyo bishimye. wowe uri kuvuga ngo umwenda we turi kure. Humeka mwana wa mama. Uzaho twe twari twiteguye kumva biradutungura. Yewe nari ndi kwibaza igisebo tugiye kugira muri famille ibintu urabizi ukuntu inkuru zigenda usanga biri mu mihanda yose. Amahirwe nuko yemera wanjye ntabwo yari yabimenye. Ubu ngo ari kwibaza ahubwo ikindi wowe utazi njye nayo nangiye kugukeka nawe se aje kutuneka. Numvaga njye namurakariye sinumvaga nta mikino ariko njye nabona gukunda amakosa yose mwakizeho njyewe ndavuga se njyewe mwana. Abazungu bageze ko nshyushye ndumva ababaya bariho cyakomenya ikintu yabaye nuko dore wari wanazikuyeho ugere mu nsireka we mutunganyirije dore na nuza yari yavuyeho byose byavuyeho. bro ngwino mu yakantu twe twindura. Nse kwaje muri salo wenyine. Ndi bagiye babigabanya. Dorine
Meze neza. Sibishimye nawe Cyane. wari utegereje kwambara tuno dukweta uko haje Katumutegerereze hano. Se kutitabira telefone. Ibaze usanze ari uw'ingenzi cyane uri kubyanga gutya. nese umuntu w'ingenzi twari dukeneye Waronye. Basanga bagukeneye kandi Dori. I'm so sorry, sweetheart. I'm so sorry. Right now, can everything is going to be fine. Okay? You look nice in no dress. And I'm so sorry for scaring you. Okay? Boyfriend. Man, I'm so sorry, man. I'm so sorry. Please, wari twahangayitse vite Rusi. Dori, ça va? Chérie. Kababwira ukuntu ibintu byambayeho nisangana. Hano hanze hari abagome. Hano hanze hari abantu buzuye roho mbi boyfriend. Ariko wavuganye na padi. Waba uretse akatubwira na mukecuru. Imyenda yanjye iri. Sibyo Dori. Good. Chérie, nahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Nashimuswe, Bill. Nashimuswe. n'abantu kisi Someone kidnapped me. Dori no. ntabwo imvura se Nta nubwo ushobora Hano gushaka no kumva iby'umugabo inshuti yawe yahuye nabyo. Sibyo. Reka tubwire. Umeze neza. Meze neza. Mu gitondo ejo twari turi kumwe, right? Turimo gusangira. And then ndataha ndaryama. Mu gitondo kare nabyutse ngiye mu gasiporo no kujya kuri paruwasi kuvugana na padiri. Mu nzira nakije imodoka nagiye kumva numva abantu baramfasha. Va mu modoka. Bari bambaye amamasike. Abagabo babiri bibigango. Baramfata Chérie. Tumaze kuvugana cyangwa nkwandikira message ngo ngiye kubona na padiri. Bamfashe banjyana ahantu ntazi bamfungirana muri toilette na spendinzeho the whole day. Muri toilette. Byasabye ko mvuna grillage. Nca mu kadirishya ka toilette. ufitanye ikibazo se Nta kibazo na kimwe ngirana n'abantu. Uranzi. Sheri wanjye nta kibazo ajyagirana n'abantu. Nta muntu n'umwe ngirana nawe ikibazo, nta muntu ngirira ideni, nta muntu ngirira. Navuze nibi kugira ngo mbashe gukora investigations zanjye neza, mbibye telefone bakoreshaga kuko bagumaga bavugana n'umuntu wabahaga amabwiriza. So ndamfashe telefone ndayicikana ndayizana. Reka tukamamagara nimero ya muhamagaraga and then twumva ibyari byo. so uragenda mu mvura ugeze Biracyari nkeya. Ntuzi uri kujya he Byihorera. tuza ndi bukudepoze sibyo Barakujyana. ahantu ushaka kujya ndakudepoze Dorine uri kujya he? unishimye ko mu inshuti inshuti yawe. wawe ubonye umugabo Katishireho parere twumve. Muhamagare twumve. Ariko nugira ikibazo byose biza kugenda neza. Sibyo mugore wanjye. wahamagaye se Guhamagara. None ko Dorine iri gusona. none se Umuntu wayerekare. Kanongere mamagare basanga. Muhamagare pe. oya no ibyo no Reka ngire hamagare. Kongera hamagara. Dasana Dori katurebe. Nanone kandi. What the fuck is this? I can't believe this. Dori ibi bintu ni wowe wabikoze. Dorine. Dori. Kare numva bavugana n'umuntu umeze nk'umugore. Hayoberwa ibirimo ko. Dorine. Inshuti yanjye Wow. yo mu Alice, bwana. Alice. Dorine muri inshuti koko cyangwa Inshuti yanjye yo mu bwana. Kwizera abakobwa nkawe. No! How comes uza kunyicira ubukwe ukacimutira umugabo? Urabona iki definition y'ikiremwa muntu. Dorine nkeneye ukuri gute? dore ngo ni inshuti magara Ntabwo wabishakaga. Dori, for your information, this is the love of my life. Akurangiye I loved you. What? None ko wamukundaga nibyo biguha uburenganzira bwo kwica urugo rwa mukuru wanjye. Dori ko ukiri selfish man. Mbega kagoryi. Ukajya kumfungishiriza muri toilette. ese iyo agira ikibazo ubundi Abantu bamfatiye imbunda. Oya. Dori, Ntabwo ari Dorine inshuti yanjye murimo muramubasha kuba nakeneraga Alice nkakunyuraho. Nkaguhamagara muri kumwe.
byose ni ukubera urukundo rwa Mimi. ubu mwanya wose twamaranye hano haguruka wisa n'ibintu byo ubu mwanya wose twamaze hano wari umugambanyi bigezaho karira y'ingona dore mbabarira wikora kuri mukuru wanjye nkureba ntago mbabarira ngiye none se wongera ngo amureke akurongore No. Naramukunda kuva kera hose. Warankunda, don't even mention that. Naramukunze kuri imbere ya Alice niwe. Byose narabikwerekaga from there. Niyo mpamvu wacaga inyuma ukaza ukambwira ngo Alice ntambere ngo Alice ntabwo ari umugore nkwiye kugira uwo mwana ni n'umuhanga uzi mbere n'inzira hano yambwira ati ngo wagira ngo ni filime ngo njya mbibona muri filime akagambanyi ariko urumva uri muzima ahubwo nasohoka ave muri iyi sinshaka kubona mu bukwe bwanjye sinshaka kubona umuntu w'iwanyu mu bukwe bwanjye please leave us alone okay sinyeneye kukubona niyo mvura urayigendamo abantu muri kamere mbi please utanagira n'ibyo nsiga atagira ibyo nsiga nagende Dorine abantu basonze mu nyubako abantu baremye bate Breezy can you imagine ukuntu twari turi kurirana ahangaha atubeshya kabize Dorine inshuti yanjye nizera ariko at least ubashije gusobanukirwa inshuti zawe Rose ubizi kuva kera siwe mwana tugendana siwe mukobwa twakuranye nshakira urufunguzo ahantu hari imyenda bariye gute wowe bofre ndabona amasaha wa mugani ugenda ureba imyenda wambare baby ndaje okay ndaje ntabwo nagusiga sheri wanjye ntabwo nzagusiga sibyo I'm coming bofre ndaje sasa nawe ndaje nambara at least ndo tugiye no kwigira mu gikwe soza ibintu by'amarira n'ibiri bana ngombwa mu mushakira utundi tumeka cyata tumusingira gendo zane za makeup kandi nawe ugire uhindure wambare